Igitabo Kwitegura akaga gaheruka, igice cya 7. Umurimo w'ubushukanyi, inyigisho zo kwizera imyuka y'abapfuye. Incamake: iminsi iheruka izarangwa no kwigaragaza kudasanzwe kw'inyigisho zishingiye ku kwizera imyuka y'abapfuye. Zizigaragaza zimeze nka bumwe mu bufasha bukomeye bwagenewe kuyobya no kurenganya abizera. Birenze uko, umwe mu miryango igize ubwiyunge butatu buteye ubwoba buvugwa mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 13 n'uwa 14, aho bwiswe ikiyoka. Inyigisho zo kwizera imyuka y'abapfuye zifite umurimo wo kuba umuhuza w'indi miryango yose hagati muri yo ubwayo. Nicyo gituma ubwo umuhanuzi yari amaze kuvuga ibyo kuboneka kw'imyuka itatu izira iva mu kanwa k'ikiyoka, inyigisho zishingiye ku kwizera imyuka y'abapfuye n'ak'inyamaswa, inyigisho z'ubugatulika hamwe n'umuhanuzi w'ibinyoma, inyigisho z'ubuprotestante bwayobye, umuhanuzi yongeraho ko iyo myuka itatu yose ari imyuka y'abadayimoni izakora ibitangaza. Mu yandi magambo, inyigisho zo kwizera imyuka y'abapfuye nizo zifite umwanya ukomeye muri ibyo bigo bitatu, kandi ibyo bizigaragariza mu bikorwa bidasanzwe. Kuzura kwabyo kuzagera ku isonga ubwo Satani azagerageza kwigana igihe gikomeye mu mateka y'isi cyo kugaruka kwa Kristo. Uburyo bumwe rukumbi bwo kwirinda ubwo bushukanyi buzagendana urutonde ruto burushaho kuzura uburiganya. Ni ugushinga imizi gushikamye mu kuri binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana hamwe n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibitangaza biyobya. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, nk'uko biboneka mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 13 n'uwa 14. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Matayo 24 umurongo wa 24. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro ruva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari yarakomerekejwe n'inkota ikabaho, nk'uko biboneka mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 13 n'uwa 14. Nabonye ko bidatinze kuvuga nabi imyuka y'abapfuye bizafatwa nk'igitutsi, ko icyo kintu kizakomeza kugenda gikwirakwira, ko ububasha bwa Satani buziyongera, kandi ko bamwe mu bigishwa be babyitangiye bazagira ububasha bwo gukora ibitangaza kugeza aho bahanura umuriro ukava mu ijuru ukagwa hasi imbere y'abantu. Neretswe ko abapfumu b'igihe kigezweho bazasobanura ko ibyo bitangaza byose bikorwa n'Umwami Yesu Kristo, kandi umubare munini w'abantu uzizera ko ibikorwa bihebuje byose byakozwe n'Umwana w'Imana ubwo yari ku isi yabikoreshwaga n'ububasha bw'abazimu hamwe n'ubumaga. Abaprotestante bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bazabanza kurambura ikiganza bakinyujije hejuru y'umworera, baramukanye n'abizera inyigisho zo kwizera imyuka y'abapfuye, hanyuma bashyikirane n'ububasha bw'i Roma. Kubera imbaraga z'ubwo bwiyunge butatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizagira ikirenge mu cya Roma, maze zisiribanga uburenganzira bwo kwihitiramo. Inyigisho zo kwizera imyuka y'abapfuye zongererwa amahirwe yo gufata mpiri imitima igihe zikomeza kugenda ziyegereza ubukristo bwabaye gikwira. Satani bwite ahereye ku kuri kwa none azigaragaza ameze nka marayika w'umucyo. Izo nyigisho zizakora ibitangaza, zizakiza abarwayi, kandi zizakora ibimenyetso bidashobora gushidikanywaho. Imyuka izavuga ko yizera ibyanditswe kandi zerekana ko yubashye amategeko y'itorero. Ingaruka z'ibyo zizaba iz'uko umurimo w'iyo myuka uzafatwa nk'aho ari ububasha bwigaragaje. Ikindi kandi, azakwirakwiza indwara hamwe n'ibyorezo mu mijyi ituwe n'abantu benshi, ari nako yihindura umuvuzi ukomeye ushobora gukiza indwara z'uburyo bwose. Umushukanyi yifashisha kandi ibiriho kugira ngo yuzuze umusaruro we w'imitima ititeguye gupfa. Yize amabanga y'ubushakashatsi mu byaremwe, kandi iyo bibaye ngombwa ko Imana imubererekera, akoresha ububasha bwe bwose kugira ngo ibibaho abikoreshe uko ashatse. Kandi Satani ku ruhande rwe azakora ibitangaza byinshi by'ibinyoma kugera aho azamanura umuriro ukava mu ijuru ukagwa mu isi imbere y'abantu, nk'uko biboneka mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15.
bityo abaturage b'isi bazashyirwa imbere kwihitiramo ku buryo bubangikanye. Umurimo w'ibwirizabutumwa hakoreshejwe inyigisho z'imyuka iyobya urakomeje. Habanza kubaho gukinisha iyo myuka bayigirira amatsiko, nyamara bigarurirwa vuba no kubona ibikorwa bikomoka mu bubasha bw'umuntu, bityo bakaba batagishoboye kwigobotora ubutware bubajyana mu bushake bunyuranye n'ubwabo. Iki gihe ntibyoroshye gushyira itandukaniro hagati y'ingirwabakristo n'abanyabyaha. Abakunda kwinezeza bari mu matorero biteguye kwifatanya n'isi, kandi Satani yiyemeje kubabumbira mu mutwe umwe. Ku bw'ibyo abasunikira mu murongo w'abizera imyuka y'abapfuye. Abizera ba Papa bafata ibitangaza nk'ikimenyetso simusiga cy'itorero ry'ukuri. Bazagwa ku buryo bworoshye mu rushundura rw'ubwo butegetsi bushingiye ku bitangaza, kandi abaprotestante baretse ingabo y'ukuri nabo bazayobywa. Abagize itorero gatolika, abaprotestante n'ab'isi bazagaragaza ubushake bwo kwemera amabwiriza yo gukiranuka kudasanzwe, kandi muri ubwo bwiyunge bazabonamo intambwe idasubirwaho yo kwihanisha isi yose, kandi bazabonamo gutambika k'umuseke w'imyaka ibihumbi yategerejwe kuva kera. Mu nyigisho zo kudapfa kwa roho, Satani agaragara nk'aho agirira abantu neza, akiza abarwayi, kandi yiyitirira ko ashakira isi uburyo bushya bwo gusenga bwo mu rwego rwo hejuru. Ubwo ni nako aba akora umurimo we wo kurimbura. Ubushukanyi bwe butera benshi kurimbuka babitewe no kutirinda. Burimbura ibitekerezo kubera ibyifuzo by'umubiri, hanyuma bukazana intonganya n'ubwicanyi. Atuma kwifuza gukabije gukurura intambara zikangura kwifuza kubi, maze akaroha by'iteka abe basinze ibibi n'amaraso. Ahagurukiriza amahanga kurwana kugira ngo abuze abantu kwitegura kuzahagarara bashikamye ku munsi w'Imana. Satani ari ku murimo. Muri iki gihe ateza impanuka hamwe no kurimbuka ku isi no mu nyanja. Umuriro, umuyaga ukomeye, imvura y'amahindu, umugaru, imyuzure, umuyaga w'ishuheri, umuraba, ibishyitsi. Ububasha bwe bwigaragaza ahantu hose kandi mu buryo igihumbi bunyuranye. Arimbura umusaruro weze maze agatera amapfa. Aroga umwuka wo mu kirere maze ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bakagerwaho n'akaga k'ibyorezo. Ibyo byorezo bizagenda byiyongera, kandi birimbura ni ruto ni ruto. Umurimo wo kurimbura uzagera ku bantu no ku nyamaswa. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi yumanijwe n'abaturage bayo, kuko bacumuye amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka, nk'uko biboneka muri Yesaya igice cya 24 umurongo wa 4 n'uwa 5. Ubushukanyi bw'ikirenga kandi bukomeye buregereje. Antikristo agiye gukorera imbere y'amaso yacu ibimenyetso birusha ibindi gukomera. Kwigana ukuri kuzagera ku rugero ruhanitse, ku buryo kugutarura bizashoborwa gusa n'ibyanditswe. Nicyo gituma imiterere y'ijambo ryose n'igitangaza cyose bigomba kugeragereshwa ibyanditswe. Bidatinze urugamba ruteye ubwoba ruzaba hagati y'abakorera Imana n'abatayizera. Bidatinze byose bizakurwaho kugira ngo hasigare ibikomeye. Satani mu ruhande rwe azengurutswe n'abadayimoni, kandi amaze kwihindura nk'Imana. Azakora ibitangaza byose kugira ngo ayobye intore niba bishoboka. Muri icyo kigeragezo gikomeye, abizera bazabonera imbaraga mu kimenyetso kiboneka mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 12 kugeza ku wa 18. Bizaba ngombwa ko bishingikiriza kuri aya magambo y'ingirakamaro. Handitswe ngo, ni rwo rufatiro rukomeye. Abazaba baraciye mu isezerano ryabo n'Imana bazabaho nta mana bafite, kandi nta byiringiro bazagira. Ubuhenzi bwa Satani. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana iboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, nk'uko biboneka mu rwa 2 rw'Abatesaloniki igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10 kugeza ku wa 11. Amakosa abiri akomeye, kudapfa kwa roho n'ukwera kwa dimanche, bizaba uburyo Satani azakoresha agusha ab'isi mu mitego. Icyo gihe kizaza bidatinze. Bizaba ngombwa ko twishingikiriza ku kuboko gufite ububasha kwa Yehova, kubera ko ibyo bimenyetso byose n'ibyo bitangaza byose bigamije kuyobya ubwoko bw'Imana no kubucurika. Kwizera ibikorwa by'abizera inyigisho zo kudapfa kw'imyuka kwakinguriye inzugi imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, kandi amatorero azacengerwamo n'abamarayika babi. Ubutumwa buvuye ku myuka buzavuga ko abarwanya icyumweru bari mu makosa,
kandi ko ari ngombwa kumvira amategeko y'igihugu kimwe n'ay'Imana. Bazababazwa no gusubira inyuma kw'imyifatire, kandi bazemeza bakurikije abayobozi b'amadini ko uko gusubira inyuma mu byo kubahiriza amategeko bikomoka ku kuzirura dimanshi. Ubwo nibwo urwango rukomeye rw'ab'isi ruzaba ku banga kwemera ubuhamya bwabo. Satani yibanda ku rukundo, avuga ko ari ingabire iruta izindi itangwa n'Imana. Nyamara kandi arugira inyigisho yoroshye yo gukora uko umuntu abyumva, itandukanye ikibi n'icyiza biyiruhije. Gukiranuka kw'Imana no kwanga icyaha kwayo, amabwiriza y'amategeko yayo yera akandagirwa ntawe yitayeho. Amategeko 10 yabaye urwandiko rwaje mu mpitagihe, imvugo ishyeshya kandi ikurura yasimbuye ijambo ry'Imana. Nanone Yesu Kristo yongeye guhakanwa nka mbere, ariko Satani ahumisha cyane abantu ku buryo badashobora gutahura imitego ye. Twamaze kugera mu kaga ko mu minsi iheruka, ubwo bamwe ndetse benshi bazareka kwizera maze bakita ku myuka iyobya no ku nyigisho z'abadayimoni. Mu binyaryenge, mu byo musoma no mu byo mwumva, ntimugasuzugure gushaka gusobanukirwa n'abantu bagendera ku nyigisho zemeza kubaho kw'imyuka y'abapfuye. Satani yaciye igico, yiteguye gufata mpiri umuntu wese ushobora gushukwa n'ibitutsi by'uruhondobero biva kuri Satani. Atangira gukoresha imbaraga ze kuri we uhereye igihe umuntu atangiriye kwiga amagambo ahishura ubugome bwa Satani. Umushukanyi yiteguye urugamba ruheruka kuva kera. Yashinze urufatiro rw'umurimo we mu cyizere yahaye Eva ati, umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza kandi muzahindurwa nk'Imana, muzamenya icyiza n'ikibi. Nk'uko biboneka mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 5. Buhoro buhoro yagiye ategura urubuga rw'umurimo ukoranywe ubuhanga bw'ubuhendanyi. Inyigisho zo kwizera imyuka y'abapfuye ntabwo Satani ku buryo bwuzuye yari yagera ku mugambi we, ariko azawugeraho ku isaha iheruka. Umuhanuzi aragira ati, mbona imyuka 3 mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, kandi niyo isanga abami bo mu isi kugira ngo ibateranirize kujya ku rugamba rw'umunsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nk'uko biboneka mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 13 n'uwa 14. Intumwa zivuguruza ibyo zanditse zihumekewemo n'umwuka w'Imana, igihe zari zikiri ku isi, zibyitiriwe n'imyuka iyobya. Ubwo kandi nibwo ububasha bumwe buzakorera mu mwijima. Mu gihe abakozi b'ubuntu bw'Imana bakorera mu bantu bitanze, Satani ashyira abakozi be ku murimo kugira ngo yigarurire abemera kugengwa n'ububasha bwe bose. Hazabaho abatware benshi n'imana nyinshi. Hazumvikana ayo majwi ngo, dore Kristo ari hano, dore ari hariya. Kubera uburiganya bwe, Satani azakorera ahantu hose mu mugambi wo kurindagiza ibitekerezo by'abagabo n'abagore ngo batuzuze inshingano zabo za none. Hazabaho ibimenyetso n'ibitangaza. Ariko ijisho rifite kwizera rizatandukanya ibimenyetso bibanziriza igihe gikomeye kiri imbere kandi cy'agahato hagati y'ibindi bimenyetso byose, hamwe no kunesha gutegereje ubwoko bw'Imana. Kandi ukuntu Satani ateye muri iki gihe niko guteye impungenge, kuko kuzuye uburiganya kandi akaba ameze nk'aho ntacyo atwaye. Ubwo mu gihe cyashize yanze bikomeye Yesu Kristo hamwe n'ibyanditswe, ubu noneho avuga ko amwemera we n'ibyanditswe. Ariko ubusobanuro bwa Bibiliya atanga bunezeza umutima udatekereza, buhindura ubusa ukuri gukomeye cyane kwa Bibiliya. Gutekereza ko inyigisho zo kwizera imyuka ari ibintu byo kujijisha gusa bizatuma imbaga y'abantu ibeshywa. Ubwo bazibona imbere y'ibikorwa, bazasabwa kwemera ko ari ibintu bitabaho, bazayobywa kandi bazagera aho babifate nk'aho ari ububasha bukomeye bw'Imana. Uko turushaho kugenda twegera imperuka y'ibihe, niko hazagenda haboneka ibikorwa bikomeye by'imana z'abapagani. Izo mana zizagaragaza mu bubasha bwazo buhanitse kandi zizahagarara imbere y'imidugudu ikomeye y'isi yose. Iyo mbonerahamwe yatangiye kuboneka. Ni nako bizagenda mu gihe giheruka cy'intambara ikomeye, ugukiranuka kuzashoza imbere y'icyaha. Igihe imibereho, umucyo n'imbaraga nshya bivuye mu ijuru byohererejwe abigishwa ba Kristo, ububasha buvuye ikuzimu burahaguruka kugira ngo bwongerere imbaraga ibikoresho bya Satani. Ubwo nibwo ibyo ku isi byose birushaho kuba bibi. Umutware w'ibibi akoresha kwiyoberanya kubera ko yigishijwe n'ibinyejana by'intambara, yiyerekana ameze nka marayika w'umucyo ku mbaga yita ku myuka iyobya no ku nyigisho z'abadayimoni. Nk'uko biboneka mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1. Umutware w'umwijima akoresha inganzo z'ubwenge bwe buhanitse zose kuva kera. Mu murimo we w'ubushukanyi atoza abantu bo mu byiciro byose n'abantu b'uburyo bwose ibigeragezo bye mu bwenge buhanitse.
Ku bantu bajijutse kandi basobanukiwe, yerekana inyigisho zo kwizera imyuka y'abapfuye mu buryo buhanitse kandi bwuzuye ubwenge bw'isi, bityo agashobora gufatira benshi mu mitego ye. Ubwenge izo nyigisho zigisha buteye nk'uko intumwa Yakobo yabivuze ati, ntibuva ku Mana ahubwo n'ubwo ku isi, n'ubw'inyamaswa, abantu ndetse n'ubw'abadayimoni, nk'uko biboneka muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 15. Hari ubwo umushukanyi ukomeye yiyoberanya igihe cyose bibaye ngombwa, kuko ari bwo buryo bwiza bwo kugera ku migambi ye. Uwashoboraga kwigaragaza imbere ya Yesu mu butayu bw'ibigeragezo ari mu cyubahiro cy'ubwiza bw'umuserafi, yiyerekana imbere y'abantu afite ishusho y'igikundiro ndetse ameze nka marayika w'umucyo, nk'uko biboneka mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 4. Ku ngingo zikomeye atanga inama yo kuzigereranya n'ibitekerezo by'abantu. Yifatira abantu mu bwenge akoresheje imikino yo gukabya, yigarurira ibyo gukunda mu magambo yanditswe ku rukundo n'ubuntu, agerageza ibitekerezo akoresheje kwibwira ibitabaho, bityo agatera mu bantu kwibona, kubura ubwenge bwabo, bagakurikiza gusuzugura Uwiteka mu mitima yabo. Ibitangaza bikomeye bidasanzwe bizaboneka mu kirere cy'ijuru bidatinze, bizaba bihamya ububasha butangaje bw'abadayimoni. Imyuka iyobya izegera hafi y'abami no ku baturage b'isi kugira ngo ibayobye maze ibatumirize guhuza ingufu zabo n'iza Satani mu rugamba rwe rw'ikirenga arwanya ubutegetsi bw'Imana. Ni muri ubwo buryo abantu bamwe n'abatware bazarogwa. Abantu bazahaguruka baziyitirira Kristo kandi baziyita amazina no gusengwa byagenewe Umukiza w'isi. Bazakiza abarwayi kandi bazavuga yuko batwaye iby'ijuru ryabahishuriye. Kugerageza kwigana kugaruka kwa Kristo. Kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Urwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 14 n'uwa 15. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Urwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 12. Kugira ngo yambike ikamba igitangaza gikomeye cy'ubushukanyi, Satani bwite azigana igihe gikomeye cy'umwami. Itorero ryategereje uhereye kera kose ko ari cyo musozo w'ibyiringiro byaryo. Mu migabane itari imwe y'isi bazabona umuntu uje mu cyubahiro gikomeye, agoswe n'ubwiza burabagirana, buzibutsa abantu ibyanditswe ku Mwana w'Imana byavuzwe mu Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Kurabagirana kwe kuzaba kurenze ikintu cyose amaso y'abapfa azaba yarigeze kubona. Iri jwi ryo kunesha rizashwanyaguza ikirere ngo Kristo araje, Kristo araje. Imbaga izikubita imbere ye ngo imuramye. Ubwo nibwo nawe azarambura amaboko kugira ngo abahe umugisha, ku buryo buhwanye neza nk'uko Yesu yagenzaga ubwo yahaga umugisha abigishwa be ku munsi w'ifunguro ryera. Ijwi rye rizaba ryoroheje, rituje kandi rinyuze amatwi. Azasubira mu magambo amwe y'ukuri kw'ijuru kandi amara agahinda yavuzwe n'Umwami. Azakiza abarwayi kandi kubera ubutware afite, Satani uwo wiyita Kristo azahamya ko ari we wahinduye isabato akayishyira dimanche, kandi azategeka buri muntu kweza dimanche umunsi yahawe umugisha. Azavuga ko abiyemeza gukomeza umunsi wa 7 bahakana Kristo, kuko bazanga kwita ku bamarayika yohereje kugira ngo bageze ukuri ku b'isi. Ubwo bushukanyi bw'ikirenga buzasa naho kubwihanganira binaniranye. Satani azinjira mu mukino kandi azihindura Kristo. Azahindura ibyo ashobora byose, agereranya ibitari iby'ukuri hamwe n'ibikorwa bitari iby'ukuri, agamije kuyobya n'intore niba bishoboka. Kandi hazakomeza kubaho imiryango yahoze yishimiye mu kuri mu bihe byashize, nyamara iyo miryango ikaba yararetse kwizera kubera ibisebo n'ibinyoma yumvise bivugwa ku bo yahoze ikunda kandi bahoze babagira inama z'ingirakamaro. Muzi ko Satani azaza kuyobya n'intore niba bishoboka. Azavuga ko ari we Kristo kandi azihindura umubwirizabutumwa ukomeye ukiza indwara. Azamanura urumuri ruva mu ijuru imbere y'amaso y'abantu kugira ngo yerekane ko ari Imana. Tugomba kwitabaza ukuri kwa Bibiliya. Ntabwo Satani azigaragaza ameze nk'ikiremwa muntu gusa, ahubwo azihindura nka Kristo Yesu.
abanze ukuri bazamwakira nk'umutware n'umwami wabo. Uburyo bwo kwirinda ubushukanyi. Uretse gusa abazaba barize no kwizera ijambo ry'Imana bonyine, isi yose izagotwa n'ubwo bushukanyi buteye ubwoba, kandi abantu barimo barahunikira mu mahoro abundikiriwe n'akaga, aho ibikorwa by'uburakari bw'Imana byonyine bizaba ari byo bibakangura. Igihe kiregereje ubwo Satani azakora ibitangaza kugira ngo yemeze mu mitima y'abantu ko ari Imana. Imbonerahamwe zishimishije, ibitangaza byose byakozwe bizerekanirwa kugira ngo biyobye intore niba bishoboka. Ibyiringiro bimwe rukumbi ni ugusuzumishwa ibihamya byahamije ukuri kubwo gukiranuka. Reka tuvuge ibyo bihamya ubudasiba kugeza ku iherezo ry'amateka y'isi. Ariko ubwoko bw'Imana ntibuzemera kuyobeshwa ibitangaza. Inyigisho z'uwiyita Kristo uwo ntizizaba zivuga rumwe n'ibyanditswe. Azaha umugisha abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, ari nabo Uwiteka azaba ari hafi kunywesha vino idafunguye yo mu gikombe nicyo burakari bwe. Abigana umwete ibyanditswe kandi bagakunda ukuri, nibo bonyine bazacika ubushukanyi buteye ubwoba buzaba bwigaruriye isi yose. Kwirinda inyigisho zishingiye ku kwizera imyuka y'abapfuye. Abantu bake nibo bazirikana ububasha bushukana bw'inyigisho zo kwizera imyuka y'abapfuye, bakanasobanukirwa akaga abisanganiza izo nyigisho bashobora guhura nako. Nyamara biha gukinira mu kibuga kibujijwe, bityo umurimbuzi ntatinde gukoresha ububasha bwe arwanya ugushaka kwabo. Iyo bamaze kwemera kuyoborwa n'imyuka, mu by'ukuri baba bahindutse abanyagano, kandi ntibashobora gucika iyo rukuruzi bakoresheje ingufu zabo bwite. Ububasha bw'Imana bwonyine bugoboka busubiza amasengesho asenganywe kwizera n'imbaraga, nibwo bwonyine bushobora kurengera abo bantu. Ijambo ry'Imana ryumviswe neza kandi rigashyirwa mu bikorwa ni ryo ngabo iturinda kwizera imyuka y'abapfuye. Ijambo ry'Imana rirasobanutse, ni umurunga w'ukuri guhebuje kandi gukomeye ku bakwakira bose, kandi biteguye guhara amagambo apfuye bari barahisemo kugeza ubu. Ijambo ry'Imana rizabakiza kwiyoberanya kw'ibi bihe by'akaga.